Yes, hello friends, hello guys, believe ko mumeze neza, long time tutareba now yacu, ariko nagarutse neza cyane. Yes, murabona ntibiba byoroshye, rero tugiye kureba hamwe amakuru yiriwe acacambuwa imbuga nkoranyambaga. Tugiye guhera kuri iyi nkuru nziza, aho Mitsutsu umunyarwenya uzwi cyane hano mu Rwanda yamaze kubisoza kabisa, akaba yateye ivi asaba ko bya bindi mwita ko will you marry me, umukobwa nawe nta kuzuyaza aravuga ati ntakwemereye se byagenda bite. Uyu munyarwenya wari umaze iminsi avugwa muri saga ze na Nana, aho bavuga ko bapfa ibintu byaca no ko umwe yanze ko bakorana n'undi ati yanze ko bakorana. Uyu munyarwenya rero kuri uyu munsi kabisa, kuri uyu munsi kuwa kabiri yamaze kubisoza. Mu magambo yaherekeje amafoto ku mbuga nkoranyambaga ze yagize ati urukundo rugira igisobanuro iyo ndi kumwe nawe, wakoze kunyemerera kuba uwanjye iteka ryose imbere y'inshuti n'abavandimwe ndetse n'isi yose muri rusange. Ntuzicuza isegonda na rimwe tuzamarana. Ayo namwe mu magambo y'imitoma umunyarwenya Mitsutsu yateye umukobwa yambitse impeta, umukobwa mwiza cyane. Mu zindi nkuru za now yacu rero katurebe amakuru. Ejo ku munsi wo kuwa mbere nibwo Aneth Murava nawe bitamugendekeye neza nk'uko muri kubibona, yasohowe mu rukiko kabisa nk'umuntu udafite icyo avuze. Gusa ku ruhande rwa Bishop Gafaranga we yasohotse yishimye kabisa, ubona ko afite akanyamuneza, nimba byari ukurenzaho numbaze. Indi nkuru kandi ni uko bamwe mu bakinira Arsenal y'abagore harimo Katie MC Kaber ndetse na Caitlin Fodo na Louis Cardinal bakinira Arsenal y'abagore bageze mu Rwanda binyuze mu bufatanye bwa Visit Rwanda, ni ikipe yo mu Bwongereza. Urabona kabisa ko ari abakobwa beza kabisa b'abazungu bifotozanyije n'umunyarwanda. Indi nkuru kandi ni uko Rufonsina nawe yamaze gushyira hanze ifoto imugaragaza ko akuriwe cyangwa se agiye kwibaruka ubuheta bwe kabisa. Uyu munyarwenya mwamenye mu mafilime menshi, cyane cyane umuturanyi kwa Kiramani muramuzi, aba ariyo cyane, n'umwe mu bagore nawe bari kuruje ku mbuga nkoranyambaga. Nshimira mwe mwese twabanye, ciao. Amakuru yacu noneho nagarutse day by day mbakubita news.